ntabwo namutinya. Uyu musore uri kumubona ute? Cyane Bogari. Ni Bogari? Okay, uyu musore hari ubutumwa ashaka kukugezaho. Nkaba umugezaho. Ntiza mubwira nitonze. Ndaje. Umva gisamana kizuye umutima. Ndashaka kukubwira ko ngukunda. Ku buryo impande enye zikangarana kuva uyu munsi ngo mazige zikuvugirizwa n'abanyacyubahiro bajye bakunamira maze nkwambika umuringa mwiza mu ijosi kibe ikimenyetso cy'uko wabonye urukundo ruzima kandi uyunze n'abagukomerekeje. Ndabizi amaze imyaka myinshi nta mukunzi ufite kuko njye wanyawe nari ntarahagera. Ngushimiye ko wabaye imfura kuko wanze guhubuka. Nanjye ngusezanije kuzatura hafi y'umutima maze byonnye nkabe gukingira. Maze nijoro nurajya uryama ukabura ibitotsi ujye ubyuka undeba mu maso usinzira ibyo kuko nta sazi izakurira unyireba n'igihe wibuze iwanjye uzaba wibonye. Ahubwo rero ndashaka umbwirire mabukwe nabyuka yigurira agacupa kuko mu rusesero bagiye kujya bamwunamira. Ahiriwe ku Mana bwo kwibaruka igitego ni wabyaye abandi bacumbikiye urubyaro. Umubwire ko nzamugabira bwana cyambwe n'ikinyaga kuko ibironda byose yabivukanye agatsinda yibarutse n'ibitego kimwe muri byo rero cyatsinzwe nge. Icyo gitego ni wowe. Uba amasengesho yanyu nsabira mabukwe kuko umugisha wanjye ngukesha umukobwa we. Umubwire ko natanazishije yo kumurengera kandi byamushoteye byaje kera ntarahagera. Umubwire ko angana na mama mu bikorwa kandi cyuwero ngo mama imbere nzagikuba. Ese uranyemere kibasumba gushyira gasongero kisi abatuye sijya banurira akazuba ndi batse bavurira akavura n'impamo ni wowe unyizihira. Ubutumwa bwatambutse ndashye ku mutima uraruhutse. Birangiye bite? Birangiye bite? Birangiye mukunze. Ndamukunze pe. Uramukunze? Bakwita nde mbese harya ubundi? Nitwa Honorine. Honore. Uramukunze? Ntinagiye. Ndamukunze. Ngagira ikintu ubwira uyu musore. Akubwiye ngo iki? Ambwiye nyine ambwiye ko nkunda. Yandutishije abakobwa bose babaho kuri ino si. Yego. Nose Honore wemera umuntu mu munota umwe ko aka kanya ngiye? Hari igihe umuntu usanga ari we wari utegereje. Gusa ntabwo nge nari mare abantu bari bahari batureberaga baza kutubwira niba koko yari abikwiye uyu mukobwa mu munsekere cyase mu munshimire niba namwe byababaho mu mushime. Okay sasa rero uyu munsi kuntu bimeze uyu mujene so mwumvisha neza wanamukunze noneho ugiye kuduha ibisigo bitanu twihuse tubone kuganira ngo witwa nde n'ibindi. Okay twagiye ngutiza amatwi. Nabwiye umutima wanjye kenshi ko nazigera nkunda mu impamvu nyinshi n'ibimenyetso bifatika. Mubwira ko utazigera uhirahira mu mvuguruza ariko mu mpamvu naho hayibanza hariyo nibagiwe kuko mbonye umuntu numva umutima urahagurutse ndumva ashaka kwivuguruza pe. Ndumva mbiri icyunzwe cyinshi mu mutima mfite inyota nyinshi ariko ntacyo nshaka cyo kunywa gusa ndumva impamvu yatuma ntuza ari wowe. Ubundi kira nifuzaga kujya mu rukundo nahanga amaso hanze nkabona ibyaba ari ukuryana ntibaza igihe umwamikazi wanjye azava mu nzozi nkamubona mu ndoro. None rero uyu munsi bawuturekere abasakuza bihanganye gutomore abatambuka bihanganye gutambagize gutereka utazikura ngutoza utazigunga kuganiriza inkuru utazarambirwa nkuremera inkuru zaganiriza abo zibaruka abavuga ku rukundo rwakonje ku munsi wo kuruvukana bavutse imburagihe. Mbona iyo ndeshyi yawe ijyanye n'iyanjye intambwe ku ntambwe wagira ngo twabikoreye imyitozo. Ndi mugari ariko buriya murabizi ko mu buzima turimo hano ku isi tuba mu rukundo tukaba mu bukene tukaba mu bukire tukaba mu gahinda. None rero ese ubundi umuntu akennye bimeze bite? Ese ubundi iyo nza kuba nkennye nari kuza gutsinda iki gisamana cyizihira umutima igitego cyatsinzwe nge. Ahubwo rero no kuvuga ngo rero hari inganzo mfite yitwa bukene urashaka igisamana. Ninkuciye mu ijambo ariko komeza. Reka twibaze ku muntu ukennye uburyo yabona uyu mwana twumve n'agahinda yaba afite. Ahari aragira ati dore nirirwa ngenda igicuku cyaza nkarara ndeba nkarindira ko mu ikofi hari ikigwira ariko bikanga hora ndira numva ngo yakwiye umufuka hinduka mirenge ariko nge nibaza igihe nzogereza akarenge bigakunda nanjye ngana no mu kwa mirenge. Ese ubundi babigenza bate ko mbiri icyo yakirenze icyabo yewe mukuri tema ntawe untanga nikureba ibirenze ibyabo ngo butunze kandi buharaniye ariko bikarenga ngataha ndira. Bukene ukeneye iki kucya cyose umbize inyota n'amagara ntacyo bimaza dore bukene buri kimwe cyose nabuze cyatewe nawe ariko se kucyo nyibasira nuko ntagusasira cyangwa nuko ndahorera sira ahari wenda ni kontra nasinye ese kwitarangiye nasinyire shite nyereka ndewe nimba ari ngufu mvumiriye cyane ukomeje sinyure ndambiye kurya ubusa nkaraza ubundi ibyo mbikoze iminsi ngo ndebe ko nakurenze iyo nyamisi gusa naze kiziri kumbesheje bukene.
Hii ni misemo rafiki yangu, ninakataa kula vibaya na sina matumaini kula siku za usoni. Maisha yangu yapo njiani kila wakati na nitazama kama milima. Acha nipumzike, nipende wasijana warembo na nitembe kwa utulivu. Nilipogobea pesa nizipoteza, kazi zote nilizofanya wakataa kunilipa. Wajio naishi vibaya ndicho kinachowasumbua, Mungu atavumilia. Ubukene aho niruga buransebye, aho niruka bukantega nagira ndari nkabura kwishuta niba ko turi mwese no mwijuru ari uku nawe uzakira isabiriza ryanjye. Hagati aho muribuka ko amanota bari ku 10 sinjye utanga amanota. Uyu mujene rero ambwiye ngo ashoboye ibintu, nanjye abinyeretse koko mbona arabibashije. Hanyuma nanjye nza kuvuga ni reka mubazane mu muhamanota, noneho turebe ni ku 10 dukomeze. Twakomeje. Rwa rukundo ni rwogere, abaruvemo mwese ni mwongere. Ubu nyangarutse mu rukundo byuzuye, munjya nimo niyo mwaro nyuzi. Uwo nasumbije biremwa byose, mu kuboko kwanye nkamukesha kwishima, akanjyana mu rukundo ruzira izuba, akampamiriza gukunda nta soni na nkeya. Nicyo gihe ngo utake rya mitako zimutage baziyenze mu rukundo haratuje. Ndagufite wese nta kurekura, reka nkubera ikirenge umbera amano, mu biremwa byose nkubera urasumba, gukize banyamurya abana n'abakugereranya n'ifunguro, wishyuke umutima warutonesha gutomora amanywa yire, ijoro rindiretana kigutaka maze urukundo rwambe nkadashya kuva none. Ubundi ngufite sinakinira irindi zuba, uri hafi niyo nsenga wajuzana ibyifuzo natanze buri mugoroba, kuko iyo nseko yawe ni mama yanyeretse nkivuka. Niyo mpamvu urukusetse numva umutima wanjye ukingurutse, amaso yakagira imboni mbonera mu ijuru ryanjye. Ubu kuboko kwanjye kwarangira mu rukundo rwawe, nuko amarutendere y'amangu uzasezera isi bwawe. Niyo mu rukundo haratuje. Rukundo haratuje we. Angahe ku 10? 100%. Angahe ku 10? Ni 10 ku 10. Waguyemo? Naguyemo. Dumburi. Okay, papa wanjye none ugiye kuduha igisigo cya nyuma, sibyo? Wihitiremo mu byo ufite, wambwiye ngo uri mugari, sibyo? Cyanyuma ubundi tuganireho bisanzwe. Igisigo cya nyuma rero ntabwo nakiti cya nyuma, ahubwo no kugira ngo tube ducumbitseho gato. Okay. Nakoze ku nkoso. Ngero ndi umwami w'urukundo, njye nikundira urukundo cyane kuko ibintu byarananiye. Rero rata gikobwa, ibihe byanyuze umutima no munsi wanziye mu buzima. Unkura hasa n'ikizima, umpamiriza urutazima, unsezeranya kutazansiga, utiteka nzagukunda niyo rubanda bavuga, uti kandi iteka uzampora ku mutima. Mukundwa wanjye wandazwe, ndimo wese ntago mbyibaza, ndagukunda rwose nihame, kandi kuva uyu munsi bimpame, naho imahanga babimenye, ibanga nabitse ndarimennye, uwo nkunda mushyize ahabona. Uwanjye waje untunguye, kutaje kari hose wari urihe, ngo ibyishimo bitangire ntariheba, wenda wampuguje ntibari kwibona. None waje nk'utumwe, utubaritswe n'ishavu mwomore, mukize cyumya cyaritse, mvomerera umutima gasekiburi. Cyo rero ngwino wishyuke, uwakuremewe ndahari ntiwibure, wihoboza ryanjye ryandazwe, igihe wicariye ku muryango ngwino winjire, banguka rwose nkwikundire, muzira cyashanya kubura icyago, ngwino rwose namaze kuvuga yego, kandi nicyo gengo rwacu rufata umurego. Wongiye kujya nkurimbira ibihoze n'ibisingizo, uwanjye hutiyeho mu mudendezo. Gerero hano mba nume navuze ni ewana. Nanjye ndamuhereza amanota 10 ku 10. None se hagati aho nyuma yo kukwihera amanota twiganirire. Amakuru y'iminsi de. Amakuru y'iminsi ni migari ariko ayo nzi ni mazima. Okay, nyuma y'ibi noneho uri muntu ki? Ninjye musizi, umwe byanditse kera byavuze, nanuwe kera kenshi benshi muri mwe mutarabaho, n'abahanuzi b'ingenzi u Rwanda rwagize. Ngiye burya na nyirabiyoro yaramvuze, mwazaza hanyu mpafite mu ntoki, munyita umusizi kuko ntibitoragurwa. Nabyirukiye mu njyana z'umujinya, benshi bazi ko ari zo nzagana, mbatungura bwangu barumirwa, niyo mpamvu iyo ndi mu ruhame rw'ab'injyana zibyinitse n'abaziririmba bikoroze, banyita umusizi. Nge sindi nk'aba bandi ngo mumbyine, simbabaza bo muri bo kuko ndababona, ahubwo mwebwe nimubona mfashe ijambo mu ruhame, mucishike mutuze mwumva ubusizi kuko musakuje ntacyo mwatoramo. Ninjye muhanzi uvuga ibyubaka, bitari umucanga amabuye cyangwa isima, ahubwo nyina nakurema intekerezo kuko ndi bitabo byigendera. Ndi igihamba cy'ubukaka butirishamo bakambwira amanukanye umwanzi kuri runyovumanura mushinjya kumbagara mutsinda nyabikono. Ibigwi byanjye bihabona ndatinya. Genzwa n'amoro ku rugamba Serwakira nkabakiriza imfura y'u Rwanda nkabe ntari tazegera irisha. Ndi kungiye unza kuma kunza u Rwanda Serwakira nk'umusizi nkubiri yangirindwa mubi. Nimitswe n'abasare sigirwa gasabo n'abakuru batuzasigaye gosora incanga. Ndi rutonotonesha mu gutomora mu mararungo mu bigunze mu kerabiro n'abakiye nuko ndeshya ndi kungi. Netegeka ngo akagina kangira karomba rwa rw'ubusino ukagenda ukagira kwa mubego. Ninjye mungu utazarambukira umugayo ngahisha Rwanda kumugaragara. Ni Serwakira nk'umusizi nkaba umwami w'urukundo ndutwara ku munwa iyo ndebe rwibona
ukabonamo iyo mvugo urwiyumvamo agatsinda the best y'inkumi zose agatsinda uri best y'inkumi zose. okay twagiye twihuse none dukomeje rekomandasiyo kuri bakuru bawe cyangwa se abagukuriye muri ibi bintu ikintu wumva wababwira cyangwa se wabasaba muri rusange. Barakoze guharura amayira ubu turagenda nta nkomyi nta cyasha ku birenge nta n'igitobwe ku mwenda barakoze nibagwire cyane nibyo ngibyo. Indi rekomandasiyo wayiha abandi? indi rekomandasiyo nyihereza ba Roromodo banjye. Roromodo urabafite? Ndamufite mwiza inde? wa wundi wirirwa kotana mu gihuru cyinshi cyane rero gashaka kujya impano igaragare akajya guhamagara ba Sasuji ntibabonane agashaka bayimurene ntibabonane akirirwa ujya gushaka amafaranga kuri gihangano ntigikundwe. Uwo muntu ukotana cyane uko bwije nuko bukeye ni Roromodo wanjye mufite ku mutima ahari hose amenye ko muzirikana kandi akunde bizagerayo yishima azahagera. Roromodo wawe cyane uranyibye urancuritse aho ngaho uranyibye. Okay recommendation kuri government kuko urabona sibyo sector yanyu niyo sector navuga ko itabaye nk'umuziki n'ibindi ubona ko ibindi byo hari ukundi kuntu bisa nk'ibyamenyekanye mbere cyane cyase kurusha ibindi. Rero abantu mwumva ko ibyacu byazimye banze mutekereza impamvu byagiye kandi mujye menya ko twabatanze ino abakuru bacu baje mbere bamenyekanye imbere yanyu. Rero nta mpamvu mfite zo kwikina kuko umugabo wakubanje ku isahani. Rero ubu ngubu hari amateka bigize ubu ngubu ikiganiro cyafatwa tugiye kubisobanura ariko ubu ngubu tumeze nk'abari kugarura inzu turi kugarura inzu yahozeho ntabwo turi kuyirema ahubwo mutwitege mwagiye ko twaje. Ntabwo ufite ubwoba kuko wabakubise naho yagiye? Ubu ngubu hari aho bihuriye n'igihugu dufite none kubera ko ubu ngubu twizeye ko tumeze neza turanyuzwe. Igihugu dufite uyu munsi ntabwo kimeze nk'icyo gihe niyo mpamvu twizeye ko ubu ngubu tugiye ku murongo mwiza kuhura n'abandi ndetse ntacyo baturusha ahubwo hari icyo bakeka baturusha ariko ntacyo soko tubarusha byinshi no kuba batarabibona ahubwo turaje nibitegure. Social media platform zawe ni izihe sasa rero? Platform zanjye hose ni Serwakira nk'umusizi hose nuko hose ni Serwakira cyane. Serwakira nk'umusizi cyane nk'umusizi biriho nk'umusizi Serwakira nk'umusizi sinavuga ngo baguflowing bo bagende bakurebe bagukunde ubundi bindi nta kiruta urukundo sibyo? Kirenze ibyo rwose ntago flow yaruta urukundo ni rwo rwa mbere. Na YouTube hose nuko imbuga zose ubwo aho utansanga ntago mpari. Ufite ibisigo? Hariho ibisigo bigera kuri 5 na video imwe. Ni Serwakira nk'umusizi. Murakoze ibindi Imana duhana umugisha. Uyu mukobwa munsezerere ubundi dusoze. Uyu mukobwa rero kugira ngo tumusezere muko mbabarira ntuzantenguye ngibyo nakubwiye byose ubihindura ubusa cyagiye ngo twagira igihundo ku rwango. Ndabizera abantu benshi bazi ko inkundo zuba rukubeshyanya ariko basimba baratwedunduka abanyakuri. Hari abakire benshi nzi cyane guhaga kwabo byananiranye hari n'abakene benshi nzi batandukanye ababiri batwajya nuko nta mikoro bafite. Ikiro gisobanura ko nta kindi kibiri inyuma uretse umubano n'umutima uciye bugufi no kubwizanya ukuri. Gusa mama yaragushimye yambwiye ko njye nawe tuberanye kandi dushakanye urwacu rwakomera. Mbere numvaga naguhishahisha ariko guma magushimye njye ngenda nkuririmba mu nzira. Hari watwaye uruhande rwanjye rwose rw'umubiri ku buryo no kwitekereza byananiye. Ahari nzasa n'akavura ivundu nyihakane kubera ko njya kwitera utuze nkagutekereza. Nimaze ajya mu ijuru singusangeyo Imana izambabarire sinzajyeyo kubera ko isi yanjye ni ukwibaza uko wiriwe ijuru ryanjye niyo utangiye guseka maze umubiri wose ugatengurwa amagufa akasigara yanitse. Niba urukundo ari ukurwica murangira nari bazabyivangemo kubera ko abahungu b'igihugu dukomeje kudabagira. Ruku waryohewe cyane cyane utagiye kuryama.